Rayon Time ni ikiganiro cy'amakuru ya Rayon Sport ku Isango Star. No mu bihangange hari mwakuzi Isango Star. Rayon Time naho umenyera amakuru ya gikundiro, igikaka, igikanu cy'imfizi, amakuru asobanutse kandi avuye ku isoko, azira impuha no gusesereza ahubwo asesengurwa n'impuguke. Ntuzongere kubaririza amakuru y'ikipe yawe cyangwa ngo wumve abayaguha bayagoretse. turayireba ni Rayon Sport, imena mu makipe shema ry'u Rwanda, mudatenguha inshuti zawe. Kurikira Rayon Time ku Isango Star buri munsi guhera saa 4 kugeza saa 5 z'amanywa, maze umenye uko ikipe ihagaze, imigabo n'imigambi yayo, uterwa ishema no kugira uruhare mu kubaka Rayon itajegajega andi makipe atinyira imyato. Rayon Time ku Isango Star. Rayon Sport genza kuba inyuma Rayon. Abatubanjirije muri Rayon Sport tuzahora tubibuka. Mwana mama wibaziki, abafana ba Rayon Sport mwaguruke tubyine. Yacu mwaguruke tubyine. Rayon Sport, Rayon Sport, Rayon Sport. Niyo yacu twese. Rayon Sport, Rayon Sport, Rayon Sport, Rayon Sport, Rayon Sport, Rayon Sport. Nugo watigiti mu mazika kurgiga indukingona. Nugo watigiti mu mazika kurgiga indukingona. Rayon Sport siza kubao. Rayon Sport siza kubao. Nugo watigiti mu mazika kurgiga indukingona. Nugo watigiti mu mazika kurgiga indukingona.
igitondo cyiza cyane kuri mwe mwese mukomeje kubana na Radio Isango Star. Turi ku munsi wo kuwa kabiri, turi tariki 7 z'ukwezi kwa mbere 2025. Tubahaye ikaze muri Rayon Time. Uri buze kumviramo iby'amatwi yawe atari yumva na rimwe. Ugiye kumviramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Tugiye kubanza tuzenguruke ku myitozo y'ikipe ya Rayon Sport yakoraga ku munsi w'ejo. Hari abakinnyi basubukuye imyitozo. Abo bakinnyi turaje tubagarukeho, hanyuma tukuzaniye na update kuri injury ya Captain Muhire Keve, turaza kwiganiraho. Ariko niba uri murareba title, ubu tugiye no kuganira ku bijyanye n'amafaranga. Tugiye kuganira ku kintu kijyanye n'ishoramari ry'amamiliyari. Tugiye kuganira ku bijyanye n'amamiliyari. Tugiye kuganira ku bintu bijyanye n'amamiliyari. Brava. Tugiye kuganira ku bintu bijyanye n'amamiliyari. Wowe icara hamwe ubanze witereka agakahwa kawe, icara hamwe ubanze unywe icyo kunywa cyose ufite mu biganza, ibindi byose uraza kubimbwira nyuma. Ibindi byose uraza kubizana nyuma. Banza usome kuri iyo kahwa yawe ntaribi. Tugiye kujya mu gitondo kidasanzwe kiri buze guhindura ubuzima bwawe. Mbere na mbere, kabiri uraza kumenyeramo ikintu kijyanye n'amakuru yose y'ikipe ya Rayon Sport. Utaramenya ko twahageze rero, mu telefone umubwira uti Wasiri na Ngabo baje. Umuntu urimo urajya mu kazi nawe mubwira uti niba wicaye kuri moto yawe, shyira kuri YouTube channel ya Rayon Sport TV. Uwicaye mu modoka nawe mubwira uti shyira kuri YouTube channel cyangwa ushyire kuri 91.5. Biraterwa niyo modoka iyo ariyo. Hari izo nabonye ziba zifitemo internet, hari nizo nabonye ziba zidafitemo internet ariko zifitemo radio. Niba ari mu mujyi wa Kigali no mu bindi bice bigiye bitandukanye, nashyire kuri 91.5, n'ibyanga nashyire ku 105.5. Izo ni frequency ebyiri tuvugiraho kandi bikagenda neza cyane. Ladies and gentlemen, reka tubaye ikaze muri Rayon Time. Hanyuma turi kumwe na Skolaga iryoshye igendana na Rayon Sport ahigiye hose. Iyi Skolaga rero ihorana natwe, ibana natwe. Hanyuma niba udukurikiye aka kanya ukaba ukeneye icyo kunywa cyiza cyane kidahenze, gihendutse, kigura amafaranga make, ukeneye gusoma kuri Skolaga, biraza kuba ari sawa. Iraryoshye cyane. Uri munsi y'imyaka 18 ntakayinyweho, kuko hari ibintu utarya cyangwa ngo unywe uri munsi y'imyaka ngo bibe byakuryohera. Wowe nywa Skolaga uraza kuryoherwa, ariko uyinywe wujuje imyaka 18 biraza kuba ari byiza. Hanyuma ugiye gutwara nawe ntasomeho, n'undi wese ugiye gusomaho ayisomeho mu rugero. Ndabikoresha mu Kinyarwanda kugira ngo ubyumve neza. Somaho mu rugero, biraza kuba ari byiza kuruta. Kuhangayitse bwana muvugizi? Oya, mpangayikishwe n'iki? Ndabona mu maso hawe mbona natazi. Kazi iko mingi brother. Akazi ni kenshi? Fresh sana kabisa. Bimeze bite? Saa 4 z'ijoro urakenana na Newcastle. Amaye, ngibyo ntabyo narinze. Kugira ngo umenye English Football League, Kugira ngo umenye uburyo akazi ari kenshi. Ngibyo ntabyo narinze. Twageze demi finale, Arsenal na Newcastle. Arsenal itsinda irabigeze kuri finale ya mbere muri uyu mwaka w'imikino. Igikombe na Arsene Charles Chapman ni rya Ferguson ya. Arsene Charles Wenger, le professeur. Yarinze agenda adatwaye. Carabao. Yavuze cyitwa Carling Cup. Nageze mu mwaka w'ibihumbi 2000 na no kuvuga ngo James match 3 zambabaje mu buzima bwanjye. Iya mbere ni match ya Rayon Sport na Bengazi. Yego. Eri Hilal Bengazi. Niyo match yambabaje kurusha izindi mu buzima bwanjye. Iya kabiri ni match y'ikipe y'igihugu ya Ghana n'ikipe y'igihugu ya Uruguay mu gikombe cy'isi cyabereye muri Afrika y'Epfo mu 2010. Aho nabonaga ikipe ya mbere ya Afrika igiye kujya muri demi finale bikanga. Jo ni Maroc yarabikoze. Match y'amaherere. Match ya gatatu yambabaje kurusha izindi mu buzima bwanjye ni finale ya League Cup, cyo gihe yitwaga Carling Cup ya 2010. Ikipe ya Arsenal yakinnye n'ikipe yitwa Birmingham City yari irimo imanuka.
icyo gihe Wenger yari ataratwara igikombe mu myaka 6 yari yabanje yerukaga igikombe mu 2004 tuvuga tuti byibura aka kandi kapu reka tugakuremo none twahuye n'ikipe igiye kumanuka tureba tukabona turi bugitware byanze bikunze Wenger icyo yankoreye yaturunye kipe abanzamo Chesney afite imyaka 18 abanzamo Laurent Koscielny afite imyaka 19 hari nkiyo amenamo ba Jack Wilshere bataramenyekana amen ewan yaragiye ahindura ikipe burundu kipe icyo gihe yabaga ifite imyambi ya ba Robert van Persie ariko ugasanga yahinduye yazanye witwa ngo hari umukinnyi witwaga Ignacio Mikel wakinaga hagati ushabana Arsenal icyo gihe rifite ibibazo byinshi nariye 2-1 bya Birmingham Obafemi Martins yatsinze ibitego 2 aserebura bya binateri amasport iyo match yarambabaje ari publicité ya company ya betting abamo ngo hello I'm Obafemi Martins amabara y'icyatsi oya tutakabara kuburura ahubwo ngo hello I'm Obafemi Martins namuvuze bitanibuka icyo kijwi cye rwose ubwo rero ko gahinda jya ugatura Esperanza haba ari ibyo kurya byiza cyane bigufasha kuba waruhuka kandi bikagenda neza iriya massage bihari bari abakobwa beza babazengurutse icyo kunywa n'icyo kurya bakuzanira komande wahaye mucoma ibyo bintu niba ari byiza kweri kuhajya hari icyabiruta wajya ujyayo uko byaba ari byiza dekoderi zari ni nyinshi ku buryo match ya nimugoroba umuntu yakayiharebeye rwose ntiwahaburira iyi match ya Arsenal na Newcastle cyane ya saa 4 z'ijoro yibanza niyo kwishyuriza mu kwezi kwa kabiri zose tuzazireberayo ubwo rero abantu mwese muze Esperanza niho heza niho bibera niba ureba match y'ikipe ya Rayon Sport ntiwasiba kubazi kuko bagaburira abantu muri stade niba babishobora se service basize aho basanzwe bakorera ntizipfe utekereza iki bakuzana ibyo kurya mu bukwe bwawe utekereza iki se ukoza anniversaire ukayikorerayo umuzungu cyangwa umuntu aturutse yeshe wowe mubwire yagiye kurira muri Esperanza araza kubona ko nta tandukaniro iyo uri mu Rwanda Amerika uyihume kuri muri Esperanza niyo mpamvu nanjye nitwara nk'umuntu wagezeyo kurira muri Esperanza buri gihe umeze nk'umuntu uri muri Amerika komande yose ushaka urayasanga rwose mujyeyo rero bakorera hano Igikondo urazamuka urenge kwa Rujugiro ibijyanye na Amerika nabiguhariye si byose si byose rwose n'umutingita za visa si byose si byose muze hano Igikondo nibereye ku nteko y'inyaturukiya niyo muri Esperanza nabonye bakora induru zikavuga muri Turukiya icyo bita ibyenyanja bijyanye n'amafi nibo babizanye amwita engineer Ngabo araryohewe cyane abantu rero baze muri Esperanza biraza kuba ari sawa hano Igikondo urarenga kwa Rujugiro hanyuma uragenda metero nkeya cyane ugere ku gahanda kaburimbo kinjira muri quartier biraza kuba ari sawa cyane biraza kuba ari sawa cyane duhere hese tugiye ngiruko tubigenze reka duhere mu Nzove kugira ngo tubone umwanya uhagije wo kutinda Nyarutarama sibyo duhere mu Nzove cyangwa duhere Nyarutarama dusoreze mu Nzove byose biraryoshye niwe muyobozi w'ikiganiro wibaza abaturage ngo duhere kombo n'ibintu bikomeye oya kandi nkaba nta gitugu nyoboresha abaturage bategereje ko babwira ngo tugiye kwerekeza he reka duhere mu Nzove ntacyo kugira ngo nsige iminota ihagije yo kujya Nyarutarama kuko hari amakuru menshi abantu bamaze n'iminsi bari kutubaza kambanza imyitozo nyihe Iva kugira ngo byose bize kuba bimeze neza cyane Iva imyitozo ngiyo urayibonye duhere mu Nzove twagiye ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport yatangiraga icyumweru gishya cy'imyitozo itegura umunsi wa 15 wa shampiyona Rayon Sport iri kwitegura match y'ikipe ya Mukura hanyuma imyitozo yo ku munsi w'ejo yari imyitozo idasanzwe yari imyitozo yo gutegura nyine iyi match ariko mbere na mbere bisi kijya guhaguruka kuva ku munsi w'ejo yari yamaze kuganira n'umutoza yamweretse agaciro ke yamweretse ko amukeneye byo kuri level yo hejuru
shyira muri groupe ko agomba kujyana n'abandi nawe hari none atagomba gutererana ikipe agomba kuba hari kurusha n'abandi bose. Ubwo yari yamenyesheje JP driver wabo ati ntuze kunyuraho umenye ko arega ku kantu byaragiye tuyobewe uburyo bagasobanura ku mugani ntuze kunsiga yego ahubwo wenda uze kuncaho turaba turi kumwe yego. Icyabaye rero ni iki nuko ku munsi w'ejo Aimable Nsabimana wari wamaze icyumweru cyose gishize adakora imyitozo utaranakinnye match ya Police yo kuri uyu wa gatandatu, numwe mu bakinnyi basubukuraga imyitozo ku munsi w'ejo. Kumubona muri bisi kuko we nta n'imvune yari afite byari bisobanuye ko agiye kugaruka mu myitozo ndetse akanakorana n'abandi, iyo yari surprise ya mbere y'umunsi. Kabiri, imvune y'umuntu witwa Fitina Ombarenga yavunitse ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 2024 kuri match ya derby yaberaga muri Stade Amahoro, yari yateje impungenge zikomeye ku buryo inama ya muganga yari ngo bibaye byiza wowe ubishatse wanareka gukina n'iyi match ya nyuma ukaba wiyicariye nta kibazo tukazaba turi muri phase retour. Ariko icyumweru gishize gitegura match ya Police, niba hari umuntu wa mbere wakoresheje imbaraga ziwe zose zidasanzwe n'uyu muntu witwa Ombarenga Fitina. Ku bunani nibwo yahawe go ahead yo gutangira imyitozo. Igitangaje ntago yabiretse ngo arya iminsi mikuru na famiye ye. Uyu muntu witwa Fitina Ombarenga numwe mu bantu bageze mu modoka bwa mbere yanakoranye n'abandi imyitozo yo ku bunani. Nibwo yarahuye na Corneille bwa mbere. Ku munsi wo kuwa kane ubunani bwabaye ari kuwa gatatu. Kuwa kane wari umunsi wa kabiri wa Corneille mu kazi. Hari ibikoresho bimwe na bimwe yamusabye kuko kuwa gatanu ntabwo ari bwitabira imyitozo kuko ntiyari mu bakinnyi 20 bazakoreshwa kuri match ya Police. Hari ibikoresho yamusabye Corneille arabimuha, amwandikira na session agomba gukora zo kuwa gatanu, zo kuwa gatandatu nizo ku cyumweru. Uyu wa mbere rero bahuye banahura yamutegetse kuza yambaye godiyo kuko yazubahirije zose nkuko yazimuhaye. Iyi yari indi surprise y'umunsi. Hanyuma iyi myitozo y'ikipe ya Rayon Sport bangaruka ku kandi kantu kameze gate kiza cya competition. Birashoboka ko na Ombarenga aba yarebye akitegereza abizi kurusha undi wese rega akavuga ati nari ngiye gukoresha intuzo itariyo aho gatuye umugabo igeze kwaduka mu Mavubi mbona ntwaye umwanya ku ngoma ya Carlos Ferrer Alos, none ko mbona n'ubu ngubu duhuriye muri club match ebyiri zeruka z'ikipe y'igihugu yarazikinnye. Ubwo bivuga ko ari nawe duhanganiye umwanya mu ikipe y'igihugu ya Shani. Nikilala kidogo nikisinzia ugatereka nze ngo imyitozo byiyorere mbabari. You welcome back Ombarenga Fitina, urumwe mu bakinnyi beza kurusha abandi bakina ku mwanya wawe aka karere ka Afrika y'Iburasirazuba dufite. Nzishimira cyane kubona muri Shani umwe hagati ya Ombarenga na Serumogo abanzamo undi ari kuri bench. Ndindi bindi wimvangira. Ikibazo so bikurinda ko mona zabiguteza ubikurinda no uzabiguteza uzajya kumva wumve urumva ngo ntago twamagara ngo bakinyi ngo babiri ngo bakina mu ikipe imwe ngo umwe utabanzamo ko mbona ku rundi ruhande mujye muhamagara badafite na match n'eshatu bakaba babana batatu ahubwo ku mwanya umwe. None agiye bajye bazana bataka badafite igitego na kimwe. Anyways, you welcome back Ombarenga twishimiye cyane kuba wongeye kugaruka. Wari ugikomeza rero. Yari surprise kubera ko mbere yuko ninjira ku myitozo yo ku munsi waje kuntu yari iteye ngabo byari birenze ibitekerezo bya muntu gusobanura ko Ombarenga iki cyumweru gikurikira azaza ku myitozo akaza nambaye godiyo. Umukinnyi fitness coach yategetse kuza yambaye izi nkweto bakoresha nyine mu kibuga, biba bisobanuye ko n'imyitozo yayinjiramo cyane. Uyu mukinnyi uba yaje yambaye godiyo biba bisobanuye ko n'imyitozo yuzuye yayinjiramo. Natunguwe cyane no kubona kuri uyu wa mbere atambaye za nkweto abantu bakoresha biruka akaza yambaye inkweto bakoresha mu kibuga.
cyari ikimenyetso cy'uko akize vuba mu buryo butangaje. Akaba umuntu Corneille nabonaga kuwa kane arimo aramusobanurira ibintu akeneye ko azakora, amusobanurira ibyo akeneye ko azakora, akabyumva cyane. Ibikoresho yamuhaye byose yaramubwiye ngo iki kizakora iminota ingana gutya, iki gikoresho kizakora iyi minota, iki gikoresho kizakora iyi minota, genda mu rugo ujye gukora iyi myitozo. Kuwa mbere bahuye rero yambaye godiyo noneho. Uyu yari indi surprise. Gatatu, hari umukinnyi witwa Elenga Kanga Prince Junior. Yagiye mu biruhuko mu rugo. Ahura n'ikibazo gikomeye cyo kurwaza byo kuri level yo hejuru. W'iyi minsi mikuru yari mibi cyane kuri we. Ni umwe mu bantu bagize iminsi mikuru mibi cyane. Uyu mugabo yageze mu rugo ku ikubitiro akubitana na madamu urwaye cyane. Kabiri, madamu ariho akiruka, umukobwa we w'imfura yafashwe n'uburwayi bukomeye ku buryo yageze no muri koma. Rafiki yako aliteseka sana, komerewe bimwe biteye ubwoba. Yaba yageze mu rugo wagira ngo n'urukumbuzi bari bamufitiye. Uburwayi bwaje bukurikira noneho. Uyu mugabo rero yatangaga raporo buri gihe ku bibazo bw'ikipe ya Rayon Sport. Akababwira uko ibintu bimeze, akaboherereza izo video z'ukuntu famille imeze, bamuhaye pole. Banamusaba ko agomba kuguma mu rugo, ibyo bibazo byose bikabanza bigakemuka, abantu bakoroherwa, bamara kumera neza, akaba aribwo yagaruka mu myitozo. Ku munsi wo ku cyumweru rero, iki cyumweru cyashize, saa 3 z'ijoro nibwo yageze i Kigali avuye i Brazzaville. Kugera i Kigali rero kuko nawe nta mvune yari afite, yagombaga guhita asubukura imyitozo. Abo ni bakinnyi batatu bashya ba joininze ikipe ya Rayon Sport mu myitozo. Imyitozo yo ku munsi w'ejo rero yari irimo iki? Ni imyitozo mbere na mbere yaranzwe cyane na Bwana Corneille. Ni nawe muntu wakoresheje igihe kinini cyane muri iyi myitozo. Abakinnyi bakinnye match yo kuwa gatandatu, ku cyumweru bari bafite akaruhuko. Iyo bongeye guhura rero nk'ikipe ku munsi wo kuwa mbere, Corneille arabanza agapima ibihaha byabo uko byari bimeze ku munsi wa match niko bikimeze. Kabiri, match ikinwa n'abakinnyi 20. Hari abandi bakinnyi bari hejuru ya 7 baba batakinnye iyo match. Nta mwitozo kuwa gatanu baba bakoze, nta match yo kuwa gatandatu baba bakinnye, no ku cyumweru urumva ko baba baruhutse. Iminsi 3 yose baba bamaze batarimo barakora. Abagomba nabo gupima urwego rwabo ngo arebe niba bakiri kuri ya level yaho ikipe yabakenera. Imyitozo yo ku munsi w'ejo rero yari imyitozo iri buze kurangwa cyane na Corneille. Ni nawe watangiye akoresha imyitozo. Ni imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo yatangiye ku isaha y'isa 10 n'indi minota. Robert yabanje gufata umwanya na none abaganiriza kwa kunda bigenzi iyo bafite bavuye kuri match. Voilà, yagiye mu kiziga hagati, ntiyigeze akoresha iminota myinshi. Yahagaze mu ruziga hagati, abanza kuganiriza abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport mu gifaransa cyinshi. Ababwira iby'iki cyumweru kandi ngo tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Yahagaze mu ruziga afata umwanya aganiriza abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport, abereka iki cyumweru byo kigomba kugenda, umumaro w'iki cyumweru n'uburyo icyumweru kizarangira. Iki cyumweru kizasozwa na match ikipe ya Rayon Sport izakina ya away, izakina n'ikipe ya Mukura. Mu Rwanda ntago duheruka kugira ikipe igira amanota 39 kuri 45 muri champion. Muri fazari. Yego. Rayon Sport gutsinda match y'ikipe ya Mukura, irabishyizo iyo record yo kugira amanota 39 kuri 46, ibintu tudaheruka kubona muri fazari y'iyi champion. Ibyo arabibasobanurira. Nta mwanya munini yigeze afata, bahise bakora isengesho abahereza Corneille. Robert ku munsi w'ejo nta kazi kenshi yari afite. Yahise ajya ku ruhande ajya kuba yiganira na Kevin. Aganira na Kevin minota mike. Oya, Kevin baganira n'imyitozo itaratangira. Ako baganira umwanya pe. Kandi mbizi. Ntago baganiriye igihe gito. Ariko ubwo nanone akaba inshuti ye umugabo muri Skol witwa Emmanuel Uramuzi. Ndamubona. Nawe imyitozo yo ku munsi w'ejo yarayirebye. Ubwo nawe hajemo akanya gato ko kuganira nawe. Emmanuel ni umuyobozi w'ubucuruzi muri Skol cyane. Akaba inshuti ye cyane rero. No, ntiyabaye muri Brazil?
birashoboka no ibiganiro bagiranaga rero bari kwivugira ku mijyi yo muri Brazil. Ariko iyo mijyi nanjye ni kuganira na Robertinho ibyo tuba tuganira utagira ugomba kuyiga oya wowe nta kibazo wowe uyiganira nk'amazina ariko noneho bo baganiraga ku mibereho n'ubuzima baganira nko kuri ka capati gatekerwa ku mihanda ya Rio de Janeiro. Ukumva namubajije ngo nk'uyu mudamu acuruzaga hanahana aracyahaba. Ikiganiro cyari kiryoshye cyane. So ku munsi w'ejo rero imyitozo yari ya physique cyane kurusha uko baje gukora kuri baro. Ubwo umuntu witwa Corneille yari afite akazi kenshi cyane ko kongera gusuzuma aba bakinnyi bameze bate. Hanyuma nyuma y'igice cy'iminota irenga hafi 35-40 y'icyo gice cyo gukora physique ye ni physique yuko kwiruka kunyura muri utwo tuntu tw'udukona n'utundi ariko akaza n'ikindi gice cyo gukora kuri baro cyane. Igice cyo kongerera abakinnyi imbaraga ariko bakora kuri baro. Ibyo byose nyuma yo kubikoresha yafashe icyemezo cy'uko abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport barimo Fitina Ombalenga, barimo Elenga Kanga agiye kongera kubagumana ku ruhande adahita bohereza mu myitozo iri full y'ikipe. Bari bamaze gukora bitatu bya kane by'imyitozo. Arababwira ngo iki kimwe cya kane gisigaye rero kubera ko mbakeneye gake ntago ndi buze guhita mbarekura. Ikindi nkongereraho rero imyitozo yo ku munsi w'ejo umuntu witwa Kanamugire Roger ntago yigeze akora. Nyuma yo gutera match yose ya police akayikina neza muri Rayon Sport yarakinnye match yose y'Amavubi yari afite akanok gato yicaranye ku ruhande na muganga abanza kumwitaho kuko muri Rayon Sport ihame rya mbere rihari nuko ukumva utameze neza gato bihwanye nuko ubanza kwicara nzu ukabonana na muganga akamenya ikibazo cyawe. Nicyo cyabe rero ku muntu witwa Roger ku munsi w'ejo ntabwo yigeze yitabira imyitozo ariko abandi bakinnyi bose b'ikipe ya Rayon Sport bose barakoze ku munsi w'ejo. Ni imyitozo rero yasojwe no gukora kuri baro. Bafone umwanya murimo murababona ba Richard murimo murababona mu myitozo ba Yusudian. Ikipe ya Rayon Sport ubu yose noneho iruzuye. Umuntu witwa Aimable Nsabimana ikintu gitangaje n'umuntu uko yarameze wagira ngo mu rugo yakoraga byo kuri level yo hejuru. Yaje umutoza Corneille yamurebye yamutegetse kwitajya mu myitozo yose nta kibazo. Imyitozo yose yarayikoze ku munsi w'ejo Aimable arayirangiza yose. Ubwo rero imyitozo yo ku munsi w'ejo ntagiye kwizimba mu magambo kugira ngo nengusigire iminota yo kutubwira ibyabiraga Nyarutarama. Yari imyitozo yo kongera guhikaza abakinnyi batatu ariko abo bakinnyi batatu babiri muri bo umutoza Corneille yafashe icyemezo cy'uko badakora imyitozo yuzuye yose ariko bitatu bya kane by'imyitozo babikoze banameze neza kugeza aka kanya. Soze rero imyitozo yo ku munsi w'ejo ni imyitozo yaho umuganga w'ikipe ya Rayon Sport yagombaga guhura na Muhire Keve nyuma y'uko Muhire Keve yari yavuye mu kibuga ku munsi wo kuwa gatandatu agize ikibazo cy'imvune. Muhire Keve ku munsi w'ejo yari afitanye rendezvous na muganga ko bagomba guhurira ku kibuga. Iyi mvune nk'iyo Muhire Keve yari yagize cyangwa yagize imaze iminsi 2 cyangwa 3 ni nabwo noneho muganga aba yamenya neza ngo uyu muntu noneho kwanza ibintu bye bimeze bite. Ikiza gihari rero imvune y'umuntu witwa Muhire Keve bansobanura iki ngo wanditse ku mwana nyabanga ko yitwa ngo iki ngo yitwa ngo quadriceps muscle contusion. Fakwari we wabimpaye muri report ngo yitwa ngo quadriceps muscle contusion. Numugabo uzi ibintu bijyanye n'izivune z'abakinnyi imwe biteye ubwoba yitwa Claude. Doctor yabituganirije neza. Ariko hakabamo ngo nakandi kantu iriya quadriceps muscle contusion nugutonekara cyangwa se kubabara kw'inyama iba hejuru y'ivi. Ntabwo ari ivi abantu bagira impungenge ngo bagire ngo Kevin yavunitse ivi. Ubwo twabonye sa nk'ukomanya ivi n'umudefenseri wa polisi yitwa Isa Yakubu. Icyabaye nuko ahubwo we yababaye hejuru y'ivi gatoya. Twagize amahirwe ubwo uramukinnye bamuremure ivi rye risumbira rya Kevin. Aho niho hantu rero hari inyungu nyinshi cyane. Muri iyo quadriceps muscle rero abantu babimenye izo ni muscle enye ziba mu itako. Muri muscle enye ziba mu itako ubundi hejuru y'ivi ugana mu mayunguyungu. Yego ubwo ubuvuye urabona akaguru kagira amagufa menshi
abantu barabizi ko habamo icyo bita tibia na perone hasi amagufa abiri ariko hejuru aba igufa ryitwa femur. Iryo gufa ryitwa femur rikagenda rigafata ku rindi gufa ryitwa pelvis riba hano hejuru mu mayunguyungu. Iryo gufa rya femur ni naryo burya niryo gufa rirerire kurusha yandi yose aba ku mubiri w'umuntu cyo bita corps humain cyangwa se skeleton. Urumva skelete iyo twabyigaga muri primaire warabifataga cyane. None iryo gufa kuko ari rimwe rigira ama muscle akomeye cyane yo mwitako. Iyo quadriceps muscles ni inyama enye n'ama muscle ane atandukanye. Hari akamuscle rero kaba hejuru y'ivi gato uzakabona abantu bakoze imyitozo y'amaguru uzakabona karanabyimbye kurusha izindi muscle zo mwitako. Hari abantu njya mbona ukamubaza uti muri gym se bimeze bite ngo muri iyi minsi ngo ndi gukora amaguru. Abantu bakora amaguru rero ari gukora amaguru abantu bakora amaguru ku kamisukuru uzakabona karasohotsemo. Kera iyo umuntu yakoraga imyitozo myinshi hari ukuntu habaga inyama yo mu kwaha yegukaga tukabyita ngo ni amababa yavagamo. Iyo muscle rero iba hejuru y'ivi gatoya iba muri za zindi enye muri quadriceps muscles. Noneho iva ndabimuhaye mu mafoto none ku buryo abantu bari kuri YouTube baraba babiri ikaba yitwa vestus medialis. Ni inyama imwe ntoya iba hejuru y'ivi. Yaragiye rero asa barayihitinga barayikubita isa nk'ibabaye ariko ntabwo ari ibintu bizatinda rwose. Hari umunyamakuru mwamamaga yamwe ko none se ngo muri cyane tuzaba tumufite na sekeye mu gipfunsi. Namubwiye nabwo nureba nabi namukura aramanuka. Ariko ntabwo arimo gukora imyitozo ariko aragaruka vuba. Yego ni nacyo cyiza gihari. Abantu benshi bari babonye iriya mvune ye batekereza ko umuntu witwa Yakubu ashobora kuba yakubitanye vi n'umuntu witwa Muhire Keve. Aho niho hantu hari ikibazo. Ariko urebye n'ahantu bandage bari bamuziritse ahantu yari ifashe mbere yuko aza gusohoka mu kibuga bwa kabiri akivunika bwa mbere. Abantu bareba ahantu bari baziritse hariya ahantu hari haziritse niho hari uburibwe. Asohoka mu kibuga rero hariya ahantu mwabonye hari haziritse hari hanabyimbyemo gakeya. Ariko ikiza ku myitozo yo ku munsi w'ejo umuntu witwa Muhire Keve yari yambaye n'ikabutura ngufi ngira ngo abantu babonye amafoto ari ku mbuga nkoranyambaga z'ikipe ya Rayon Sport barahita babibona. Aho hantu hari habyimbye already ubu ngubu hatangiye no kubyimbuka. Ntago wabibona ntago wabura itandukaniro. Ubu none hanameze neza cyane. Igisigaye n'ubwo buribwe bukeya burimo bunamufata. Muganga yamaze kumuha amabwiriza y'icyo agomba gukora n'inshuro agomba gukora ibyo yamuhaye. Amafoto abantu barimo barayabona ya Muhire Keve ngayo uko yasohotse mu kibuga voilà ivurakoze hanyuma beretse n'iryo gufwa rero n'ubwo buribwe ukuntu bumeze. Sawa urabona ko radio se akaba afite umutekinisiye nka Iva. Oya ahubwo yakaba yatamufite. Tukaba tumufite twenyine. Haryo ubwo. Nanjye nyine unyongere muri ya groupe ku bantu baganira kwako ni nka mushuti wawe. Imvune ya Muhire Keve rero nuko imeze. Ubwo reka dutegereze iki cyumweru kiri buze kutuzanira kuko turacyari ku munsi wo kwa kabiri. Haracyari iminsi igera kuri hafi 3 yo gukora mbere yuko ikipe yerekeza mu karere ka Huye. Ubwo reka dutegereze turebe icyo iyi myitozo isigaye iri buze kutuzanira. Ngabo rero ufite mikoro mu minota 20 yo kutuganiriza uko bishaka kose tujyana tugarura uko ushaka. Turambutse rero tuvuye mu Nzove reka twikoze Inyarutarama kuri The B Hotel. Abantu barabizi ko ariho inama nyinshi za Rayon Sport zirimo kubera muri iyi minsi. Hari umugabo w'umureyo pe twa Bazili urimo udufasha muri izo diri zose. Ejo habereye inama yatumijwe na Organe Supreme ya Rayon Sport. Organe Supreme uru rwego rukuru rwa Rayon Sport iyo tuvuze ko ariyo yatumije inama ubwo bahita bamenya ko Paul Muvunyi nka president, Dr Emile Rwagacondo nka vice president na Murenzi Abdallah nk'umunyamabanga w'urwo rwego nibo baba batumije inama. Ariko baratumije inama yatumiwemo abayobozi mu nzego zose za Rayon Sport. Ubwo mvuzemo komite executive, mvuzemo amakomisiyo atandukanye
yose yagiye atorwa. Murabizi muri Rayon Sport dufite abayobozi mu nzego nyinshi, ariko ubwo babandi batatu navuze muri organe supreme ntibari bahari bonyine, bari bafite na babajyanama babo. Narahamubonye Perezida Ambasaderi Valence Munyabagisha, narahamubonye Perezida Ngarambe Charles, narahababonye bari abayobozi mu nzego zose. Komite executive yari hari, Perezida Tade Twagereyezu yari ahari cyane, Vice Perezida Prosper Muhirwa yari ahari, umubitsi Patrick Rukundo, Gacinya Chance Denis umujyanama wabo yari ahari, abayobozi mu nzego zose. Ubwo nimvuga ndashyiraho n'amakomisiyo, narahababonye abantu muri komisiyo y'imishinga ba Claude Mushimire na bagenzi be bakorana bitwa ba Vivensi na ba Kelly Abraham. Narababonye abayobozi ba Fanbase ba Dr Norbert nabo bakorana, ba Muze Abdul Karim. Abayobozi ubwo nabo ntavuze nuko banyisobye gato, inama yose sinayirondora ngo nyirangize. No muri mobilisation narababonye, muri mobilisation ba President Freddy Furaha naramubonye, yego bari bahari rwose. Nako amafoto ari meza cyane rwose. Yewe nabitwa bandedi ba Nikeri cyane, abitwa ba Dr Wilton. Abayobozi bari bahari. Reka nongere mvuge nti bose. Gana Dr Rwagacondo nawe ndamubona hano cyane, nari namugarutseho mu bambere ko ari mu batumije. Wandi kuvuga mu mafoto ndi kubona hano. Aha. Na Liliana ariko arahari nk'umuyobozi directeur w'ibiro bya Rayon Sport, executive director wa Rayon Sport. Icyari kigamijwe n'iki rero? Hari hagamijwe ko hagaragazwa aho Rayon Sport Limited igeze, ipangwa, itegurwa. Turimo turajyana. Yego. Rayon Sport Limited yamaze kwandikishwa muri RDB, ubu ni company ihari iri registered. Urumva? Ifite amakonti yayo. Iyo Rayon Sport Limited igomba kubaho ite. Ngiye kugucira ku mayange. Igomba gushaka, ariko akantu akabaye ndimo ndakatunganya neza cyane. Urumva? Igomba gushaka, ubu ngubu y'abantu bumvise ngo ikigo cy'ubucuruzi ngo bagiye kugura imigabane. Oya, ku mwaka wa mbere ntabwo Rayon Sport igiye kugurisha imigabane. Rayon Sport igiye kugurisha icyo bita membership, ubunyamuryango. Ndagira ngo tujyane neza ubyumve. Iyo ni inkuru ya mbere. Ubunyamuryango buzaba bufite agaciro k'amafaranga 30,000. Ubunyamuryango uzaba wemerewe kubugura mu byiciro. Essentiel nuko uzarangiza uyu mwaka wa 2025 taranti warazitanze. Hagiye gukorwa desante aho uzajya kubona ubone aya makampani afatanya na Rayon Sport. Uzabona za Skol, uzabona za Forza, uzabona aya makampani za Canal Plus, n'andi makampani afatanya na Rayon Sport. Bamanutse mu mirengiyo iwanyu kuba dukurikiye. Ama road shows, bya birori byo ku masantre. Wumve ngo twamanutse Ihuye, twamanutse Nyanza, twamanutse Ingoma, twamanutse Kirehe, twamanutse he. Aho abayobozi, abakinnyi, abakozi ba Rayon Sport bazajya baba bari kumwe namwe, babasobanurira inyungu zo kugura ubwo bunyamuryango. Ariko bazaba barimo n'abasani, abahanzi, aba DJ sound, ku buryo bizajya bari ibintu bitigisa umujyi, bizajya kubijya kumera nka guma ni wibuka. Nkongera nkakubaza nti rero, nako nicyo kibazo cya mbere ngiye kubaza. Kuki ari cyo kintu kigomba guherwaho kugura ubunyamuryango? Kuki? Okay. Ubu Rayon Sport statut ifite ni company nshya. Itakwandikishwa ku isoko ry'imari n'imigabane kuko hari requirements, hari icyo bisaba kugira ngo ushyirwe kuri iryo soko. Rayon Sport itaramitinga, itarageraho. Twihaye intego y'umwaka. Kuba byibura turi ku rwego rwo kuba twakwandikwa ku isoko ry'imari n'imigabane. Iyo nama twarimo yari irimo umukozi wa Beneri, ntari buvuge, wasobanuraga izo ngingo zose, agaragaza kugira ngo mwandikwe ku isoko ry'imari n'imigabane murasabwa ibi n'ibi. Kugira ngo mu bimitinge birasaba ko mutangirira kuri ibi n'ibi. Now abareyo bagiye kubanza kugura ubunyamuryango, ahubwo ibyo 30,000 bazatanga bagura ubunyamuryango nibyo bizahinduka umugabane mu gihe tuzaba twagiye ku isoko ry'imari n'imigabane. Voilà. Noneho reka dufate ko wenda ari abantu nk'ibihumbi nk'ijana.
baguze ubunyamuryango. Abantu 100,000 batanze 30 ni miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda. N'urugero ntanze bashobora no kurenga. Ejo bundi twari dufite system iri abantu 500 almost 300 ingahe. Yego. Reka dufate 100,000 gusa. Miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda uyu mwaka warangira Rayon Sport yafite. Ushobora kubyumva udukurikiye wibereye inyamyumba cyangwa wibereye ikaborogota cyangwa wibereye inyakizu ukumva ni menshi. Ndakwibutsa ko wemerewe kuyatanga mu byiciro. Ukavuga ati ngiye kwa ntanze 5. Tuzashyiraho system izajya kwibutsa ko kwiriye gutanga hasigaye. Noneho abantu 100,000 babonetse muri uyu mwaka n'urugero natangaga. Izo ni miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Azaba yabaye umugabane shingiro w'umuryango wa Rayon Sport. Abantu batandukanye company cyo bita Rayon Sport Limited na Association Rayon Sport. Association Rayon Sport nitwe nimwe murimo muza mufata ubunyamuryango ba Rayon. Uwo ni umuryango wa Rayon Sport. Uzaba ufite 51% y'imigabane muri company. Ubwo nukuvuga ngo miliyari 3 twaba tuzifite zifite agaciro ka 51% y'imigabane shingiro y'umuryango wa Rayon Sport muri company muri limited. Nitumara kugira ayo mafaranga at the end of this year tuzaba twamaze no kugenda tumeeting izo requirements tugenda twuzuza ibisabwa tuzaba dushobora kujya ku isoko ry'imari n'imigabane. Uwo mukozi wa Beneri wadusobanuriraga yanatubwiye ati nkurikije aho mugejeje umwaka umwe mwivuga amezi 18 ko byatangiye bavuga amezi 18 umwaka umwe mufite ubushobozi bwo kujya ku isoko ry'imari n'imigabane. Hejuru yo gukora izo desante kugera ku baturage. Wasigara wibaza ati rero ayo mafaranga azatangwa ate, bazayoherereza wasiriye, bazashyira bazabigenza bate? Hari company nayo ntari buvuge kuki iracyari muri trial ntago irasinya amasezerano. Iyemerera gutangira akazi. Iya presence uburyo amafaranga azajya atangwa binyuze kuri 702 akanyenyeri 702 urwego ka kanyenyeri dusanzwe tuzi kabareyo. Aho uzajya ujyaho ukashaka kwiyandikisha nk'umunyamuryango. Yego. Bakakubaza izina ryawe. Yego. Izina rya kabiri. Aho uri aho barizwa. Ubwo ni umujyi wa Kigali. Ahubwo icyo gihe nikigera twamaze gufata 51% y'umuryango wa Rayon Sport wagiye ku ruhande. Hasigaye 49 y'abacuruzi. Niho noneho wasira zaba yicara akavuga ati ngiye kugura imigabane 10 dutanga 300 bampereza. Voilà. Hanyuma rero inama zagiye zitangwa miliyari 3 yuzifite kuri konte. Si byiza kuzigumisha kuri konte. Yego. Ushobora kuzijyana muri investment. Rayon Sport izihitiramo icyo kuyakoresha. Hari option nyinshi. Hari option yo gufata impapuro mvunjwa faranga, ni kimwe mu byagarutsweho mu nama. Yego. Impapuro mvunjwa faranga, bonds za leta, fashe miliyari 3 tukazishyira muri izo bonds, wunguka 13% mu mwaka. Buri mwaka Rayon Sport yagihabwa miliyoni 380 z'inyungu. Aho ngaho ushatse wahita uzigura abakinnyi. Ariko za miliyari 3 ntabwo Rayon Sport izagikoramo ngo ijye kugura abakinnyi. Izo ni investment.
hanyuma za kampani zizagenda zizana amafaranga yazo ngo ziri kugura imigabane naho hari inyungu izagikorwaho igiye muri ekipe ariko ibyo ni uburenganzira bwa Rayon Sport igihe bifite ayo mafaranga miliyari 3 miliyari 6 shano kutagura bonds hano mu mujyi hari inyubako reka ne kuyivuga igura miliyari 6 ubu tuvugana yagura miliyari 6 ariko ifite ubushobozi bwo kwinjiza miliyoni 130 ku kwezi mu bukode why not say Rayon Sport itashora muri icyo mu kintu nk'icyo ngicyo ikitwa Rayon Sports Plaza cyangwa se Rayon Sports mbuza kandi kazina se Rayon Sports Centers Rayon Sports House yaba isuzuguritse nayo nta kintu yabitwaye kandi muri iyo nzu ukahita uterekamo na office abandi bakaza bagakodesha ahandi na Gikundiro shop igahita ijyamo cyane wowe urafata Rayon Sport office biri aho ngaho ahantu hanini heza Gikundiro shop biri hafi aho ngaho hanyuma ibintu bibe biri ku murongo bimeze neza ni projet zigiye kirekire ariko zijyana no kuba Rayon Sport itsinda yego ibyo byose ntibyakora Rayon Sport idatsinda abagabo twari kumwe mu nama nicyo bakomezaga binsistingaho ariko aba bantu bani mugoroba bari pose babibonye buri umwe yarafite reba mwifoto ukuntu imeze buri muntu wese arimo arabibona ko mwifoto ukuntu abantu bameze buri umwe yarafite agakayi n'agakaramu reba muvunye ukuntu yifashe avuga ati binsobanurire neza nge ndi umucuruzi ndabyumva oya aba bagabo basanzwe baba muri bene ibi bintu aba bagabo basanzwe baba muri bene ibi bintu ku buryo urumva usanga arega niko nizi za shike zagiye zibaho ntago shike ari y'umuntu ntabwo shike ari ya leta ni y'abantu bishyize hamwe bashora imari yabo ivamo business imeze gutya iyo shike iyo ugiye gukodesha yo gacuruza y'inkweto amafaranga utanze nundi amafaranga shike yose yinjije ajya kuri konti ya shike abanyamigabane bayo barapasura buri kwezi baba barimo bunguka umuntu witwa Relaxing Hub aragira ati iyo nzu yakitwa Rayon Sport City Tower reka dukuremo ka City reka ibe Rayon Sport Tower Tower ya Rayon Sport ibintu biraryoshye iyi niyo Rayon umva murera sha umva murera iyi niyo kipe igabura ngani wa mushuti wawe niyo kipe igabura rwose twagiye rero ibi bintu tugomba kubikomereza heje ariko aha birangiriye niho biri buze gukomereza oya reka mbanze nkusoreze ku buryo nsorezaho ariko ubyibuka ko nejo uzakomereza cyane rwose ufite iminota 5 ntacyo nta kindi kintu ndi bujye mvuga ubwo ibyo byose iyo company ya informatique ifite systeme ya IT uburyo byose bizaba biri managed umuntu wa Beneri kampani ya consultance udubwira uburyo bikorwa byose ku murongo hari n'aba specialiste muri communication ku buryo batwereka uburyo byacengezwa mu baturage birahera aha bikomereza aha bizahinguka aha bimanukira hagomba kubaho na negociation n'izi kampani dusanzwe dukorana buryo muri sponsorship bagomba kuduteramo inkunga kugira ngo dukore izo road shows harimo akazi kenshi kandi kagomba gutangira vuba nta gihindutse uzumva mu minsi ya vuba muri uku kwezi rwose not later than this month urumva assemblée générale itumizwa idasanzwe y'umuryango wa Rayon Sport yo kwemeza ibi byose kugira ngo bite bitangira bive mu nzira yo gukomeza gutinda ariko inama isozwa ubuyobozi bwa organe supreme n'ubuyobozi bwa comité executif bwavuze buti ibyo byose nta kintu byamara tudatsinze mukuru ubwo turi kuwa mbere muzirikane ko turi kuwa mbere bahise babwira Patrick Rukundo umubitsi w'ikipe tidukorere liste muri ya groupe duhuriramo buri umwe agenda ashyiraho uko yishoboye ariko tugomba kumanuka ibutare tugiye gukora icyo bita parade yo kugenda no kugaruka cortege numvise ubisobanura ko imodoka imwe izaba iri i Kigali indi iri i Butare ntabwo wibeshye nawe wibaze imodoka y'abantu bagize organe supreme ni 7 ndumva imodoka y'abantu 5 bagize comité executif
imodoka z'abantu batatu bagize komite nkemurampaka, imodoka izindi 3 z'abantu bagize komite ngenzuzi, ushyiraho ziriya modoka noneho nka 30 z'abantu bo mu makomisiyo, kuko buri umwe afitiye. Yego. Muri Rayon nta mukrizere ujya upfa kuzamo ngo baramuha umwanya w'ubuyobozi. aho turi kujana Ushyireho bisi z'amafan club, ushyireho n'imodoka z'abafana ku giti cyabo. Dufite expectations z'imodoka zitari munsi ya 300 zizahaguruka tugiye Butare muri iyi weekend. Icyo ndi busabe ni kimwe, bareyo mudukurikiye, mukuru yamaze kulansa amatike, mugure hakiri kare. kura nayo irasuzugura. Fata match ya Rayon Sport ukayishyira kuri ibi biciro mbona hano. bashyize kuri bingahe? Mukura yakoze amakosa. Mutekereze ko ubu none aha turimo turavugana ku muntu uri muragura itike aka kanya, kuko nibigera kwa gatanu ibiciro bizahinduka. Ahasanzwe hose ni inote y'ibihumbi 2,000. Oya udahendesha bariyo, udatuma mukuru ibitekerezaho. Oya nibagure hakiri kare bikiri. Nibyo birapanze kugeza kwa gatanu ibiciro bizahinduka. Yabivamo mukuru yahindagurika. Bibi ahasanzwe ni wasuzugura. Oya wasiri banzu ubwira abantu. Ahasanzwe ni ibihumbi 2,000. Aha twikiriye ni inote y'ibihumbi 3. VIP ni inote y'ibihumbi 10, VIP ni inote y'ibihumbi 20. Bikigera kwa gatanu itiki zimuka igere ku bihumbi 3. Aho nahasanzwe inote y'ibihumbi 5 ahatwikiriye 15 VIP, inote y'ibihumbi 25 VIP. Mugura amatike akakanya tugende. Bagura amatike yakiri kare, bagura amatike yakiri kare. Akanyenyeri bari ibirori by'akatarama. Akanyenyeri 939 ashira kandi kanyenyeri ushireho 3, shira kandi kanyenyeri ushireho rimwe, ibindi birikora. Sende biri kuri kangaye match ya kuko impungenge mfite abariyo kugira ngo impamvu ndi kubabwira ngo bagura amatike kare nuko na peri zabiri bugeyo match iri kuri 3. Birashoboka ko abafana ba peri nabo bari bugura amatike yo kuzaza kudushungera, nabo bajya Butare bazaba barimo bagura. Iriya stade ijyamo abantu 1000 niba ari 8 n'abantu bakeya, bityo abantu bashyiremo imbaraga mu kugura amatike. Iyo cortege nabwo turaza nko ku munsi w'ejo Matici turaje dukorane, baduhe nimero y'uburyo umuntu udafite imodoka ye ariko ushaka kujya muri iyo cortege uko agomba kubigenza. Tumuhe nimero yahamagara bakamufasha. Niba ari amafaranga yishyura kuri bus bakazamufata iwe, niba ari ibiki, hari organisation igomba gukorwa kugira ngo byose bikorwe kandi bigende neza. Ariko nabonye Butare yazaba hari ikintu bita show business wa mugabo. Ni nacyo kintu ndi kubwira abacuruzi bose b'Ibutare. Murangure byinshi. Abacuruza Skol Lager murangure nyinshi zibe zihari. Nibwo bwa mbere mugiye kubona abantu barya bakanywa, mugiye kubona ikipe igabura. Hari umutaramu wanjye ufite akabari Butare kitwa City Lounge, City Snack Lounge. Urakazi? City Snacks. Ngo haza barabasana Kivu. Umuzajya bavaho hajya hundi. Kwa gatanu. Amabande kwa gatanu, kwa gatandatu no ku cyumweru. Abantu bazaba bafite ya weekend y'Ibutare bizaba bikomeye. None ubwo impamvu nari mukomoje wa mutaramu yansekeje yambwiye, namubwiye ni ibinyobwa bya Skol urabifite. Arambwiye ati ni Kivu nararanguye narakonjesheje aracyari kare. Nahise mubwiye nishyiramo n'amabande n'aba DJ kuko niho tuzaba turi. Ati namubwiye ni nge nzaza kabisa. Aturavuga ibyo nzakora se cyangwa uri kongera inama? Namubwiye ni nzaza City Snack Ibutare. Ariko ndakubwiye abacuruzi b'Ibutare, abacuruza service zose, simvuza akabari gusa, mvuza abacuruza service zose, mwitegure ko ibirori bizaba biri hariya nakataraboneka. Now we can conclude. Tugende ubwo tuzakomerezaho ku munsi w'ejo dusoresha. Iyo yite nka episode ya mbere tuzajya kuya. Operation zibyitwa limited. Operation ndayigura. Kutashye nta kintu ubwiye abantu kuri byishingiro rage. Nakubonye kuri social media. Turabivuga hejo. Mugira umunsi mwiza.